Yeah. Yeah, okay. 110 films. Abateguye cyane. Bavandimwe disc banazi ndafite agahinda ariko. 110 films presents abateguye cyane. Namwe natwe banyirizina binyiri nuko. African movie. Jens ratangiye. Ndetse ngo mukiri hanze ntago zi muri mu biki. Ashani J Vincent. Hamwe na John Atkinson film. Nibanyiriga filime mugenzi. Naho twebwe nibanyiri majwi. Dave Vincent Phillips yakajemo cyane kinywimena. Tego sa ku ruhande hari zajyanaga mugenzi. Paul Cooper Paul yakajemo cyane. Bakinye boni nyinshi cyane. Ndetse bigeze ngo umunsi umwe ryari joro rimwe harabagendaga. Ndetse mnyeze bihuta. Banza bakurikira byanga byakunda. Hari kibari inyuma. Steven Bakoff yakajemo nawe cyane. Kubakagiye bakorera ku masaha. Ko bagenda na polisi yahurujwe banza ibintu byakomeye. Ibintu bwako banza byenze bavuye kwiba. Samantha Fox kajemo cyane. Saffroni Sparkling Sipurakiring mbyeze nakajemo cyane. Abakinyi banyeze nyinshi cyane. Abakukindi benshi cyane. Halu Flora Danny Peters nawe yaje. Ntabwo turagera ku mazina filime nyirizina ariko nyine nabivuze. Julian na Emily nabo banyeze bakajemo cyane. Abakinyi bo ni benshi. Original music ba John Atkinson mbyeze ashima akaziki anategura filime nyirizina yaragucurangiye. Yeah. Florence TW Alderman executive producer yaracuruje. Ati filime yacu anahe izacuruzwa muzayihasanga ku masaha naya. Shani na Johnny baraproducinze bashyira ku isoko. Yeah. Anga baribye harabashimuswe. Namugenzi Shani J Vincent yarakanditse nakayobora. Ako bise kwa kundi 7 cases sanduku zirindwi karatangira zina ngiryo 7 cases ni mucikwe. 7 zatangira agara bibaga umunsi umwe fajya masasu harabari bibye bikoreye inote bikoreye rufito nago bahagarara bikoreye imiya ndetse hibwe henshi harabashimuswe harabibye. Baza bangara ari bisambo byabigize umwuga tu. Aba ni bisambo byiba kubaga yihangu banareba. Bisambe ebyiri utangira byiba. Tugera bikiranga moduka bava mu moduka yabyo birapfundikira. Ikanyeza ku Range birerekera. Yeah. Nukomba amasura yabo ntabwo abanyabigeni ni bande. Ntabwo amasura yagaragaye. Polisi yageze bagiye baracitse. Ko bakagiye bageze ngo baragonga. Ntabwo nzi bagonze byagenze bite. Kunyesanze byagenze nabi. Yetse myezo kw'iminsi yakicumye. Mugeze go sanga ruhari. Ni muzehe muhurutura umukuru wa ntuza. Ngo muzehe go sako ngorotura yakaje. Garamfurere Karekezi arakuze. Manareba umujyi. Imyaka ibaye myinshi. Life deals you a bad hand. Ati mugeze giye usanga Play turns ugly. Bageze mu bwo kujyana handi ndashaka. Ndetse mu kintu kinuka bera nkaho waye mubi. Mu kintu kazamba. Byazaga byose abagandi n'inkuru byabaye. Niyo bitari byabaye byanga byo kunyuza ko n'amara duhanura. Ibisambo byakeje polisi bikurikiye. Byaragonze. Muzehe mugenzi myaka baye myinshi cyangwa sanga baganira inkuru sometimes ati rimwe na rimwe sometimes
Life deals you a bad hand. Life deals you a bad hand. Ngoje byose ubuzima bugushyira amaboko udashaka amaboko mabi. This game we all play turns ugly. Tugasanga umukino tugasanga dukina wabaye mu this game we all play turns ugly. People get hurt. Ndetse ugasanga umukino mukina hari abisanze barimo barababazwa n'umukino. 15 years ago. Imyaka 15 ishize 15 years ago. People got hurt. Hari abakomeretse, people got hurt. Hari abababajwe imyaka 15 ishize. It was down to us. Ndetse abo bababajwe natwe byaraturebaga. To me. Nanjye byageze ngo bitangira kundeba. Genza raganira inkuru ibyabaye. Bamenyeza byakozwe. Myaka 15 ishize ubwo bakinaga umukino na Zamba. Ngo hari igihe byanze ubuzima bukubera unyatsi ugasanga ubuzima bukubera inyatsi burundu bugusana byose ntufite kwa wajya. On side of 45 and you've done time. Life's not easy. Atimaze gusaza ugeze imyaka irenga 45 ubuzima bwawe bucyoroshye. You don't live. Ntago ubukibaho. You survive. Ahubwo ububaho mugenzi ucubuze ngo ucika kwicumu. You survive. You don't live but you survive. But survival is not enough for me. Ariko ngiye gucika kwicumu kwanjye ntago ari byo byonyine bimwiriye. You felt the highs. Ati wageze hejuru cyane. The rewards. Ukuva gose no kuntu ubuzima buryoha. Anything else. Iyo ugiye hasi biranga bo mutabishobora. Kabaranga no mutindi imishinga yarabuze amafaranga yarayibura ari kwintore yonyene yihakuno yahuza. Ari ku utabi. Mugenzi ngo wazamutse yamanutse ntaga byishimira binamba. Arashaje ndetse myenzi ari nahumva gusa atabere kuba yahaba. Hangaho ducafite mu cyo myenzi mufuka. Faranga yo ntayo. Faranga nakibura. Jenza yaganira. I may not have ever earned an honest living. And money isn't the key to happiness. Ati rwose nshobora kuzabona abi munsi yanjye nyuma gusa kindi kintu nzi ni kimwe. Ntaga amafaranga ariyo ngomoko y'ibyishimo. Money is not the source of happiness. But when you've got nothing, gusimeze ngaho nta kimufite muri iyi si. You crave like a junkie craves a hit. Umeze ngaho utakamba umva umeze ngo ari mukuribwa. For enough to live is the only incentive anyone needs. Ndetse wifite ko bishobotse baso ni impamvu itumubaho ngo bose babyifuza. Kandi kubaho cyo buri saharanira bibaye ngombwa afite umutima ukomeye. Komaze byenze yakandiriye imyaka ibaye myinshi n'umutindi ari mu zabukuru. Gafaranga nakibura. Ubuzima bwarasambye. Aja ku ruhande. Hangara abize imishinga y'abarayireba ne super cash nakaduka. Byenze nari wenyine no mujyi. Mitchell. Ati Mitchell was my right hand man. Yamoze hafi. My partner in crime, literally. Ndetse twakoranye ibyaha byose nta kuzuyaza. We grew up on the same estate. Twakuriye mu kigo kimwe ahantu hamwe. Went to the same school. Twakuriye muri kare kimwe ndetse twize no ku kigo cy'ishuri kimwe. Stole our first car together. Twanibye imodoka yacu ya mbere na mbere turi kumwe. Stole our first car together. Bigeze imico nguyu. Bose baribye. Bakuremwe mugeze basangiye byose. Ngo bakoranye ibyaha byose n'uyu mugeze umusaza katanya tuganirira. Nico nabazo byenzera kasiro kwasiga ko yakona mu kaduka muri mantasio. Mu Gisimba. Bagabo barakoze amafaranga yo nayibura. Kusanga umusaza nguyu nguyu urahanga ugakora akazi ka service muri From what I've heard. Tonumvishe ni kimwe. He's as fucked as I am. Nawe yarakasira ameze nkanjye. He's as fucked as I am. Namyeze nawe yarakasira ameze nkanjye. We haven't got a hope. And hope. Yarakubiswe mu byumve. Nano gafite byezere byenze byejo hazaza. Nta byiringiro. Mugeze nagafite hope. Nagazi ejo agahiharaga nahe. Bimwe mugeze umuntu abaho gusaravuga ati nyine ninshaka nzapfe n'umuteze ko ntacyo mbereyeho. Nta sambu, nta kazu nibitseho. Konte yanjye nayo bwayirera. Mumfuka wanjye harimo umuyaga. Kofira konje. Yeah. Mugeze uganira n'ugu ku ruhande. Ndetse n'abwo byo byamugeze Mico basangiye byose. Ariko bose barakubiswe barakasiriwe. Yaje ku ruhande Mugeze Mico akorera
mu cyakarara mugogera ni mushuti bakise ngo amasanduka 7 cases cyangwa amavariza 7 babyita kose bagabo barya ubusa bakaneza itabi naho ni umwuka basi bagira imana bamedite nta kundi bambwirwa hangwe rega baya nabonye itabi sinamedita neza kandi ngo no muislamu ariko akundi none no mu gisibo gose ariko ariko nuri umunsi wose kwese kitajya mu nda kijya mu bwonko gusa ndakimo w'icyango guwa nta wundi niyo nabonye ukundi itabi gose yatanga n'abana hejuru y'itabi kugeze yakaje kuno abana mushitwe mico muzarambuka bagabo ni bakuru ariko ubukene bafite bwo burakatsindwa n'Imana oyaje ku ruhande mbahiki ageze byo cyangwa baje ganira ni mushuti ndetse bwose baraziranye basangiye byose barakuranye imyaka yabaye myinshi byose barakuze barashaje barenze 45 ndetse umugabo yivugiye ngo yarenze hano nkaha ngaha ni ahandi ubaho utakiri nyamwitegera kazazije gusa n'urupfu nyanzwe kwa kujyana bakcha ku ruhande. Why are you really here? Yeah, kuchura hangahara. We haven't spoken in what, 10 years? Yeah, muri hangana gato hanga amajwi amusiga amashusho ntabwo ari ngewe. I've come to find you, dickhead. Ntarwose nabona uraho ngaho urakomeye urasa neza rwose. Agobara kubiswe. Bazanga byo zakona saza kunyanga. Bazabone byose. Bakicaye mugenzi. Why are you really here? Mwana kuchura hanga. We haven't spoken in what? Ntabwo dego kuvugana hashize imyaka 10. It's 15. Wapi 15. Look. Yewe umva. You happy? Umeze neza, uranezerewe. You having a love? Ramaza umeze neza banezareza riransi cyamara ndambara umwe dukansaziraho mu panel sari imyenge umeze neza. Got fuck all. Narakasuriye mwana. Years for hand. I got fucked up. I only did 4. Ye nafunzwe imyaka 4 ntabwo nafunzwe nk'iyawe wafunzwe gaje ngo wafunzwe 10. Well, you showed a bit of remorse, didn't you? Bizango ufitagahenda kenshi. I was young and stupid. Myaka afunzwe ne myinshi binyazo bose bibari bisambo bibabira hamwe. Baza kwiba nyuma yaho byose umwe arafungwa. Ordinary byatse myose nawe arafungwa. But we didn't plan it. Ati ngo ndabyaye gusanga byo twapanze ko twafungwa twese. Maybe. Ine byarabaye ntakundi. Baribaga. Look. Yewe umva ngubwire sasa. Now more than ever. Wenda ubugumbe duka bidasanzwe urumva. But we burnt our bridges. There's no turning back. Bitana bambere hose natwe ntabwo tugeze ntabwo muri asubira inyuma twatwitse imyanda yacu twangijeho twajyaga duca. No. We burnt our bridges. There's no turning back. We can't just start again. We can't pull jobs anymore because we don't know how. Ati rwose akazungu dukora munara amaze kurambirwa nakinjwe byumva ko yacyamutunganye bwose bisigaye nancanga. Mbayeho nkutabayeho nkutariho. Banks are the only places that got cash. And the security systems are so. Faranga yarabuza nasigara amafaranga na muri za banke honyine kandi umutekano wawo nawo ni danger. Faga abanyese bwo naganira. What if I found somewhere? Ese mbaye ndanje mfite ikintu napanze. That we can do. Kintu muri yakora. Bagabo baraha urabizi byeze goza ari umukomando gumara umukomando. Woze yiba pfari igisambo. It's in town. Hareko sano hano muri uyu mujyano ngena panze twabana amafaranga. Load of cash. Kandi gose amafaranga cash agera nko 1500. Yadufasha umutekano wawo ndawuzi ntago tukomeye cyane. Guns and masks. No se ntago dukeneye imbunda zirakenewe. Na za mask. Yego byo byakora. Old school black. We can do it. Kakaragaze ko twajyaga tugakora mbere hose. Well, we don't do this anymore. Ntabwo tukibara bizi ko cyo kwiba umuntu yabivuye mu kera. I get up every morning. I spend half an hour just Kose ngora akazi niturije make mbonye akandungana ngo ushaka kujya kwiba. The 90s. Ndazo ramuseka. Fine. Sawa. And spend the next 10 years at the pound shop. It's your call. It's not more. Natwe nuzamara indi myaka 10 ahanga muri boutique ucururiza abantu atowe yani bishoboka. I don't want to live like this.
Then help me. nyine basi mfata nyine ubeho neza. Do this together. One more job. Twakoze kano kazi mbere se basi kamwe dukora kandi kazi kamwe konyine. One more job dukore basi ni rimwe dusezera akazi. Amen. What, you're off? Shaka iki? Ese tukakora gute? We'd have to. Ati nyine ngene tukanyine mu kazi turabishoboye nabisika turi aminiya. No. No one. Gute? Ngiye ko nabyumva. How much? Yasa amafaranga tuye ko banangaye. Take. Mu 500 basi niwe make twabona. $500,000. Igice cya miliyoni. 500 grand. Tukabane go 500,000. Babyumva ute? 250 each. Bivuze ngo tukasanga ngabana 25 yego. And anyone else? You know someone? Nasa n'umuntu wadufasha natarahari. I do know a guy. Naza gose mfite umuntu uzize umushoferi watwara basi umushoferi wadutwara driver. He just drives. We gusa nyine yatwimira akatujyana dushaka tujyana gusa nakindi kintu arengeje batubajije. He was recommended. Plus he's got a place where Ndetse gose ndamuzi nazo mu bintu nk'ibi byo gutwara abantu n'umuhanga. it's good. No, I'd have to check him out. Nacho nyine abanza nyine mbyigeho wende cyo nzakubwira. I've got to get back to work. Don't worry about it. Look. Ntabwo nyine n'icyo cyose arabizi nyine ndabyemera arigarura. Faranga ni menshi. Cyabagabo barakubiswe shawo. Mafaranga yarabuze nabatindi. Byatinze Yesu kwakajangaha abitekerezeho nimba ejo baziba cyangwa nta kundi. She says, right? Bagabo barakase intoki zose nzara zavamo zabaye nk'izinyoni. Faranga nayibura. Kabanyeza gasotse n'imico. Asiga bagenze nane muzehe karekezi ko yagasigaye uyarerekera. Kumasa yaki 10. Baje zaza kwa byeza kugusumishinga bawige. Cash loans. You've probably seen them on TV. Yeah. Ya uzi company bita Super Cash ni company itanga inguzanyo zino nyine ziraho ngo ziciriritse. Ntuyizi? Most of it happens online. Abafana benshi bafata amafaranga bafatiye kuri internet online. Abendi bo bakene bano batazi ibya internet na mobile banking bafatira kuri gishi. They go into the stores and collect the cash. Ndetse gose bafatanga amafaranga bafata muri cash. Comes here. Sasa amafaranga baranga muri duka. Urumva neza? Vault or something. Sasa amafaranga bitsana tugosanga muri vault. Double key lock. Bafite gosanga babika bane amafaranga biko bafungisha imfunguzo ebyiri. Ndabizi neza. In the place for weeks. Every Monday afternoon, 4 p.m. One or two blokes turn up. Ndetse amafaranga abukujyanga amafaranga bashyira amafaranga baba basibuza yatanzwe buri kuwa mbere saa 10 nibwo bashyira amafaranga asimbura yararimo. Deliver the cash. Nabyo ndabizi. The cases are strapped to their wrists, but they're not using security. Ndetse abazana amafaranga ngabaza bayahambire ku ntoki ari mu buvarisi mu busanduko. I've been asking around about this driver geezer. No one's got a clue about him. How? None se kandi umushoferi ugiye kuzana ngabura mwizera twose ndamwizera kibazo cyo araza tukaya ibikinitse tugiye hehe. Checks out. Right? The fact that he hasn't got reputation. Kandi ikindi kintu umushoferi ugiye kuzana ngaha ntabwo ari umuntu uzwi cyane kuvuga wenda kuvuga ngo yatwibaho ya. We no murezi akata taxi vatiri bisanzwe. Right. Barabyuvaga bana amafaranga yarabuze na barakaze gusa bashaka mugeze kujya ko bondi bucyacyo byose mbere hose bishime bwari ngo bashashe. You need to quit your job. Ate gose akazukora icyo gisasu banzu gahagarike. Bad. Mukazi usezere ugiye gukora kandi kazi batakuzi batazweri uherereye hehe. Yeah, it's easy enough. Sana cyakazi kandira gasezera tugende. Ndemeye. We've got to get it right. No fuck ups. No fuck ups. No fuck ups. Akazi gakore nta kuzamba nta gupfa no fuck ups. Akazi kaje gose kagende neza. Ntabyo gufakinga mukazi. Byatinze idoka abanyazo bari mu duka ritanga amafaranga y'inguzanyo. Yeah, ko bakaje. Baza bambaye neza. Abagabo rwose babukereye gusa baje kwiba. Mbunda ngize ndane bigeze mu buke mu varesi bitwaje. Let's have it. It's fucking everything. Yeah. Ndetse ngo bari amye 500,000 y'amapound amafaranga menshi cyane. Pound rimwe anga hari vama $1 arengira ngo narenga na 5. Harya nangaye. Nabyo nzi. Nane bakazamutse
akazi kose ni isuku bakabo nabo babyambare babukereye hako ngweta yambara umupote yambaye ikido do yambaye cya polisi ku mutwe arinjira bakije indani abangabiza umushinga wo gutanga inguzanyo z'imyezo zanguzo muri quartier muri kamikoro finance barakinjira nakabanye gaciriritse ngese mikono juu ina amafaranga abagabo yeswe kwera ubutindira amavuga amafaranga bibyo byose ari na menshi bari ba 500 gusa ni abagenza nawe undebere jahasi toka we jahasi kachini karitasi jahasi tugende unyereka amafaranga tugende naganga babika menshi abenshi myenza bafata amafaranga mugeze online kuri internet banking abangaba baba hano bafata myenze mu ntoki nibaje kubikira bayajane mucaceke wizungu ndakumena umutwe mucaceke enja muze ndani karekese yambaye ku mutwe urupote do yambaye cya polisi baramanuka sekandora gwari wanda warukomeye cyane fungura njye ndani we ko bakahaje basohoke n'uvarisi bwose ngubwo bwa kesi anga barakwiba nabwo ngeze ubwo mfanka ukaba ari uyizamukanira kandi banakwibye kira hasi. Thank you very much for your cooperation, ladies and gentlemen. Murakoze ko mwitanze butatugoye natwe ntango tubishe mwihangane bayi nawe nakwe ntango tubagoye bagasoza mfanga bayikoreye barese ngubwo faranga ni ndani mongwa yihangu kumanywa bantu bose bareba banze kujya muri banke zisigaye zifite umutekano udasanzwe bajanga ko mushinga w'umuntu yigiye umushinga ajya gushyira mbari y'umujyi aho nyine hitaruye abandi bagasotse igishimo ni bwose faranga barayibye bagiye gutangira message life batangire ubundi buzima bushyashya bari barambi imibere ugenzi ya gitindi kubakaji back to 7 cases amasanduka 7 kamvarisa 7 aracyari Junior wasobanurira hamwe n'abanyafrika mwumve ndetse rwosanga kuva kazi kabonetse n'amafaranga abonetse ubu nukunywa amatabi bakanywa naho ababyeyi babo batanyweye abagabo zakaje aho kwitsimbara hari barabanza bitsimbe bamenye niba na polisi bakurikiye ntaki sigaye ngombwa mugeze wongo mugiye baje mbari umugi bagiye gutura bundi bushaje bugeze gose biturise batekane barye live yeah Nice one, mate. Yeah, thanks, mate. Rwanda chauffeur, bria chauffeur na hejo. Zaza gosanga udutore. Everything you need. If there's any problems, give me a shout. But you two need to be gone by the morning, all right? We'll be going well. Ni hagire kiba mumbwire kambegiye. Byatinze. Sasa chauffeur aragiye byose abasanga ko bagasanga byose niruzana imico. Nakarekeze. Why has he got it? He's done well for himself, I guess. rwose ntacyo aratwibiye rega ndamuzi ntacyo ndamuzi rwose ndamuzi We can trust him now, yeah? tumwizere cyangwa He's not going to fuck us over, no? He's just got 10 grand. rega nyine twamuhembye gatuma amafaranga se ko tumuhaye amafaranga yakoreye ikindi ifite ikibazo ni iki Me. fa kuba hembwe mureke bagenzi mico ntabwo yizera umwana w'umuntu arabazi nakeza kabo
ko bakagize ejo nungushika bageze bigendera hato batazaza kubagenzura amafaranga yavanye hese tujye ku muvunyi kuko rera tarane miri ku kwezi bavanye miliyoni nyemeza bimaze gukora muri company ntabwo anyeruje umutungo yeah bakinjiye mu nzu amakesi ngayo hafi yabo arimo agafaranga kabo. What did you do when you got out? Ese maze gufungurwa byagenze biti? Where did you go? Wagize ujya he maze gufungurwa? I had nowhere to go. Ngana nasotse n'amafite yo kujya. How long for your next job? Nyine nabuze n'akazi 15 minutes. 15 minutes. Nangira nyine kwiba mbona byanze. 80 quid they gave me. Amafaranga bari make mvana muri gereza mfungurwa. Ntacyo ari bumarire. Supposed to do with that? So kubona nari buyamarisha iki? Post office. You armed? Yezo baraganira. Ndetse rwose hanze ifunguwe. Hari n'agafaranga cy'amyezo bwa kujya ugende basi ujya kugeza iwanyu nk'agatike. Fata ujake bene wanyu makugeza utuye wari utuye ibyo birakureba. Kwikomereza. A banana. Yeah. I had a banana, but the cucumber was much more intimidating. Well, semi-automatic cucumber. Yezo baraganira bamaze kwiba. Ibyishimo ni bwose. Bazi ngo tayari bateye ubukene umugeri. Babuteye ishoti. Ko akanya amayoga yabo. Bibere hano mbari hano hitaruye. Bazi ngo namugeza muri muhazi. Ko bakaryamye. Masari icuma. Saa ya mbere icaho burira neza. Ahari amavarisi arahava. Bano basinziriye. Hajibindi. Sego byanga byakunda ukuntu baryamye ari kiri cyabaryamishije kurushaho. Bwagaciye mu gitondo cya karisasa. Amafaranga abo bavunikiye bibye umushinga umugabo yize iminsi gaye yose azugaziba. Ari cyayajyanye. Uko yakabyutse saa 3 za mu gitondo rwose yibambuye nk'umwami. Ye. Yaba data we. Where's the fucking money? Amafaranga ari hehe? Where's the money? Amafaranga ari mico, amafaranga ari wayajyanye. Zara amafaranga yanjye, so wayajyanye. Nyajyana heze kandi. Wewe nabarebye. Faranga ntayo. Ngana ntukanyinisha yatsimbye hehe, nyatsimbe bikize kandi. Ntukanyinisha kucyo yatsimbye. Ngana zara amafaranga se. Zara amafaranga yakagukina ko gabanya by'ibikinanga. Karabaye sasa. Fuck! Stay! Fuck! Nganda! Fuck! Fuck it! Tukana bigaraganje ko ntacyo bitanga. Nebyanga byaza kwakaraga kaseteri ngo play this yicurange. Sasa wibye yasanga neza ga radio na kasete. Bayishyira ni kasete. A long time ago, you ruined my life. Ati myaka myinshi ishize mwagije ubuzima bwanjye mfamajwe ngeze amajwi kuri kasete. I have the chance to make you feel what I felt then. Cyo sasa nanjye kwakinisha umukino sigara ngo mwumve ko nanjye nemerewe icyo gihe mu mwagize ubuzima bwanjye. I have your money, and if you want it back, you're going to have to pay for it. Mfite amafaranga yanyu niba muyashaka murayakorera muyavunikire. There's 7 cases. Each of the cases is being looked after by someone you know. Ndetse amafaranga yanyu ari mavarisi arindwi 7 cases. Buri varisi yose iri ahantu hagiye atandukanye n'ahindiri. Each of these people has an explosive. Ndetse barajyaho ivarisi imwe iri muri muyisanganya bafite ibisasu bimwe sitayeho muyivaneyo. It will detonate if you don't get to them by the time I allow you. Niba mutageza amavarisi yanyu ari mu gihe babwiye abandi bagira varisi baraturika ngo banazibikije. The bomb is easy. Ndetse biroroshye kwa mwabika ibintu byoroshye ariko icyo cyose birasiga ngo musanga bari mu kantu bumiwe. That I promise. But each of your acquaintances also has another problem, which is the real time. Ndetse rwose simbabeshye ndabahemba neza mu ibyo byose mbasaba n'amafaranga yanyu sindabaha mu yajyane ariko namwe mukora ibyo basabye yamwe yashaka kujya muyabone mujye kuyavunikira mu yagaruri. The phone I've left for you has the first location programmed into the sat nav. Atuvujya go sanga ha sat nav yanyu aho ngo mufite irimo aho amafaranga ya mbere herereye. Don't leave it too long. Nimutinde. Karabaye. Amafaranga baye nyatsi.
amafaranga baye sababu ndende kana bibi niki kweli kweli nguya barindi Who was it on the tape? naso nibwo avuga mushgarira simuzi I didn't recognise him. cyangwa yari inde 15 years. naso mukinga ko kutoka gakanga cyangwa yari bwana kwerisha wapi nagari we What do we do now? sado kora iki We got to get that money back. We play along, see where it goes. inde mafaranga ntago umuntu yayanga tujye kuyazana dukira umukino nta kundi wundi amafaranga niyo dushaka na kindi Yeah, all right. Get hold of that driver again. You could use him. He won't pay it again. It don't matter. He's got a motor. We ain't. He's quick. ndetse byose byatinse bageze bamugaba umushoferi wabo wari wabazanye ahangaha aze abafashe bajye ahamba byose babwiye ko bajya barangiwe amafaranga baherereye bajye kuyatora filime sasa gusa amenyeza amajwi umuntu uvuze basanze bamaze nk'aho bari bayazi ko bakerekeye amafaranga bavunikiye amafaranga bapangiye hari undi uje abakina kandi gakino Here, use this phone. There's an address in the sat nav. We need to get there. The key is speed. ati rwose telefone ufite ahangaha ifitemo adresse muri satnavu yayo Fast ain't a problem. It's the same rules as before, chaps. I don't want to know anything. I just need to. tujye satnavu Just get us there. ni satellite navigator ikwereka amajyana icyerekezo ukoresheje telefoni satellite navigator satnav ndetse wageze yanabasigiye telefoni ibereka hambere amafaranga bari buyavane ngo hariho yasigiye ivarisi barayimusanga nayo bahereze ndetse ngo nayo baramuhemukiye twegeye sasa nayo abanze abumvisha uko byagenze mu myaka 15 ishize abagezwe bamwemukiraga nabo baryoherwe bumva uko bimera urabizi ngo biryoha biryana kandi akebo kajya mugarura I've no fucking idea. But what I do know is that we have to be careful. je nta na kimwe mbize hose ufite ni kimwe cyonyine cyo nzigewe nzi tuyitonde nta ibintu byoroshye abe namba sasa ku ruhande haruhambiriye hano bakaje banza amafaranga ararinyatsi haro badishe wese yakubiswe baha ya diske arahambire wese yariho n'ibintu bisona sako byanga byakunda ni ikibazo kandi abambire nagari umwe kabazakinjiye twinjira nga sasa umugezi wambire kunda yari imbunda kubondo ari imbunda fungura umuryango winjira indani bunda ngiyo hambere hafi y'umuryango nuko bakazamutse bitonze nuko ugenda gake masegonda arashizeyo ndani harimo n'igisasu funga umuryango faya bafunga umuntu cyangwa uri byinjira tayari ibazo wari we Stay. That's Richie. My name was Richard. What's going to go to Jangara?
He's showing us who's boss. Byanga byakora kwazo byose no muntu tuzi. Ndetse anga yasingi cyasa byanga katumaze kwa twarasuye ngo bivuze ngo arabara tureba. Bageze byazanga Richie wamurashe Richard Richie ni impine. Fuck. That's Richie. We're going to Richie. He's dead. Yapfuye. He's showing us who's boss. Look, bomb, it stopped. How does he know we're here? I don't know. But if he's clever enough to set this up, he's going to be one step ahead. Byanga byakora mu kwapanze ukaba kuba yasana kintu cyasanga kujyo kiza kinagarama namaze kwa yaraswa. Bize ngo ameze nka tendi namwe turi imbere. We yapanze byinshi birenze byacu. Varisi rangaha. Bari byinshi nari mwivarisi. Barangarimo. Yatumye zamoni nakandiko. This one wasn't entirely fair, I know. I had to show you that I mean what I say. Ati rwose njyabereka ko ibyo mvuga byose mbikora. Nyamvu Richie yapfuye. Rules to Muko yunga yafene ko ndose ari bupfere mutagire ku matababwiriza uganyira bahaye. Let's into the sat nav. Fata amafaranga yanyu mugende. 15 minutes. Muri ya telefone yanyu sat nav yayo harimo ndahandi muri bigogeye kwa mwajya. Ho murajya mu minota 10 yonyine itarenga. Walk away at any time. Nimuka byo mukarenga kubyo twavuganye undi muntu nawe arapfa. In time. Icyambere ni varisi yanyu mukeneye ndetse mukanagerera ku gihe nta kindi. Fata amafaranga yanyu nta gutabara ntabwo byemewe nimutabare. Ni mu birenga abantu banongera bapfe. Impamvu yapfuye byo kujya ngo mbereke. Magambo aranditse. Gari varisi yabo. Ya. Komerekera. Apanze byose nagwaza uwari we baracyakeka. Gusa ngo mugenzi ni umuntu baye mu myaka 15 ishize. How long we got? About 14 minutes now. Don't hang about. Yeah, the sat nav says that too. Right, we should be able to do it. Bakihuse baragenda ku masaha nagutinda. Nibatinda amafaranga barabura mbyeze ndetse n'umuntu apfe. Fucking having a laugh. Sicyawe museze shaho nabwo nazo ayo gusaba arahemuka sha. Ye nibwo umushinga shaje kuje kunzere ariko man. Just take it easy, Mitch. Ya rwose mico nyine byoroshye bigenze gake. Zakerekeye barakubitirije. Faranga ni ndyango rye uyu munsi babonye menshi bayavunike gusanga yararenze. Fuck. If he's tracked down Rich, who's going to be next? Ase bajengana beshe Rich ndi udukurikiraho. All the old crew are either inside or dead. I think he might be smarter than that. Byanga byakunda ratuza. When you said you could leave it all behind. Ase ndi yaba yafashira. Ngiye ko mbyibaza. Yaba ari nkandi. One that you'll miss. Because there's Waba ufite nk'umuntu uvugana uzi cyangwa ukumbuye muri family yawe nde wabateze ikibazo. Ntawe. Njye nta muryango ngira sha. There's no one. Nawe sawa. Yaka ntande nta mugore nta bana nta kireka ndaho ni nyakamwe. I think he might know. Barerekera. Bagabo barakubiswe n'imiryango yabo ntageze batuye ni hehe. Bamwe umuranye sanga yarakubiswe yaragiye akajya kuba hawe wenyine besaka bankacika. Ruca mu bicika niwe wabuze. Ako murakihanganira ntabwo ari ngewe. Bakagenze abanyazo bagenda sasa hanga abanyazo kwenda arimo kuba yabareba modoka indani bamenyazo kwa bareba no munzu bajyemo ya mbere abanyazo barebaga
kuri bwa kamera na ku ruhande we yavuze ngo baramugenze ngo baramuhe mu myaka 15 ishize arimo arabishyura. You're gonna dance all day to my tune, you fucking pieces of shit. Nabigo ryimwe cyo gisaza ngo byose bimera ko biryana sha mwanda gusa. Barerekera ninze kagiye kirekire myese umuntu arabishyura arimo aribora myese ugaramuhe mukiye aragira ngo nabo bumve myese uburyohe bwabyo. Ukora ibiki? There's got to be someone that can help us. Ariko sanga umuntu adufasha bahamagara polisi kadufasha kujya bitugiremo kaze mubwire. Hello? Ed, it's Floyd. Yewe bizima. Nigiye muvugana n'uzani Kadekezi. Najya ngumfashe. Yaswagamagaye. Yakobo byose bufasha muri ihangana kamajwi ko barimo gusiga amashusho. Ed. Yewe bizimana. Nigiye muvugana ningiye Kadekezi. Najya ngumfashe. Yeah, bagatabaje. Tell me. Bwira wamfasha. Sabwo babwiye telefone yanjye higa nose bafashe babakurikirane babingiramo. We'll get on top of this fucker real soon. Abaginga shawo atwubikira kabasi gwenda dushaka ubundi bufasha gutukitabari. Right. Same as before. Keep the car going. We'll be back as soon as we can. Let's go back kaje. Hana hakabiri. Sanduku na 7. Bakaja ku ruhande hari bindane byose mukubwa mutoya kugarazira ubusa ariko omega kamasegonda myanza gihari asigaje mu notumwe n'amasegonda 35 gusinza ari bindane ranuka shawo bamufungiye ahantu mu kizuri gihangari haranuka bari bize umushinga wo kwiba gusara wize umushinga wo guhemuka wo kwihorera ziranuka basi kubakinjiye ahanga amashusho baragaragara ngo babizi ndani egeze hanze hano yitunye zitutuma sinze bayiki ndani ntabwo zinari bigenze bite yafunye zinara mukurikirana mugenzi we ntabwo nzi indani bigenze bite baje bihuse ntabwo tina no kuzuyasa ko bagasutse sagenda nikose only another 5 more to go. Zanyazwe bakaje yego sanga bahawe nakandiko ngo rwose musigaje andi masanduku 5 kujya mu byose birangire faranga yose mu yahabwe. We've got 26 minutes. Yehute dusigaje 26 ngo tujye tugiye 26 yonyine ntabwo nzi byose bakakabiri bigenze bite ubavuye indani gusa bacanye bafite agahinda byose ndani we ko byagenze You fault on the gas. stay farisi njye no kundambira bije mnyaza kana gatsuka gakobwa ni inkumi ariko ntago bayitabaye so mugenzi bageze mindani baje gutabara barabyibuka mugenzi binjiye kubwanga mugenzi arabira insinga z'imiriro nafasha tonto mfasha naguzi onkire mfasha mugenzi kare kicwa kuyu musaza uzi karekezi yari mwishwa we mwana mushiki we naguzi nago waje mu rugo nyiri muto nago byibuka ko ajya kuza mu rugo sonye na mama ndakwibuka
Zageze mugenzi rwose kihebe yanga umuryango wose wabajya kuba ha wenyine gusa mugenzi wawuje ahanga yaje amuzi ntabwo aherukanaga namushye mugenzi kanukana gasaba kana gato gusa kongeye kuza kabaze gukora cye nkore kikweri abari bazi ngo nabo cyo kingo bafite abagabo nta muryango bafite ndetse na nogeze n'inshuti bafite bakumbura imiryango yabo mike bafite nayo yakozwemo cya umwana sha ukigare kuri kamera sha yumve yumve sha ndagenda ndabona kureba muzaye maranirira muzaye kabwana We've got to go. And we have to take this case. Kana wandiri hangana njani isanduku yanjye n'ingenza ntago ari wowe ngabone ibihemo cyamuze karekezi forode cyasuza umwana mu nzindani mwana mutera kundi mutatujyane mute She may be my niece. umwana wanjye nisi wanjye ni mwishwa wanjye I think we've just got to do ndabita ko nasiga umwana mushiki wanjye kuri cyanga agenda none urabyanga ikisasu kiguturikireho byanga upfe rero byanga upfe The best thing I odakora amakosa twumvikanye ko nta makosa mfite gukora I don't even know my brother. rwose ntabwo mbizi rwose namusiga We just got to rwose mumeruka ari uruhinja yego ko mutagende kora basi cyona gikwiriye nta kundi oziya karekezi yumviriye mico musiga indani yuko yagarutse byiza ko karekezi mwana wanjye urihangana njye kangende njyane isanduku nta kundi n'ubundi nyoka ajya kukubyara nta nama yangishije reka mbaye sakana ururaga kubita amashanyarazi yagahaye asizwe na se wabo abagabo baraha ndetse mugenzi kabwana we ngo arimo arahorera ibyabaye kera imyaka 15 mugeze agenda bamuteye n'intimba nabo abanze abatera ku gahinda babyumve umwana yapfuye babaye bangahe babiri barerekeye sike binambara mu mutwe Sabyanzi kabwana we afite imyanzu byo byabaye kera hari ibyabaye umunsi umwe mukuba kagiye none bahawe iminota 26 bwa mbere ari 10 zenga iminota ingana gutyo bayova nko mu mujyi ujya aho ufite kugira basi hafi ni ku Ruyenzi kwara akagendo cyangwa ugiye Kabuga va mu girwa hagati kubakiyumviriye wagenze barimo kuva umwana atakamba ati munabare somebody help me uncle onkire please mfasha ntiyabashe kubikora akunza amafaranga byense yanga umwana amushiwe mushiki we kana kamutaka bekari kamuzi ni onkire forode karekezi disejirira yarahemutse gusoye mu cyarema namwidu turi byamukoreye urabizi nguka rya kera kakazaza kera We should think of a figure. basanga tugisho dupanga A mil is not enough. Don't be daft. 100 grand would fucking set us up. No, Mitch. It's not enough. ndetse ngo singa avuga tubishobotse amafaranga tujyana yanga tubonye arahagije natuya Funny enough, I don't keep up with the FT index, you know. urahiga ne mafaranga arenza yanga abantu ubwo bapfe kurusha baseka tujyana yanga yonyine arahagije oya You always
hours. Reka byose wene ko wabaye ntago ushaka amafaranga menshi. Need to think big. Wewe kuchukunda by'uburezi kwera ushaka uzapfura umukene usabiriza. Ends, mate. Cyangwa upfura usabiriza wowe. Florida with the fishing lake out the back. Ntago sinya amafaranga njye amafaranga fatika nje ahantu kure y'umugenda nko muri Florida ngiye gutura ahantu haheza ku mazi n'iyo ry'ubuzima menshi cyane mu cyasigaje. Ntago napfira hangaha. Or at night eating seafood. Maybe even better. Yeni ya basi nijoro n'ibyo tuntu tugaragara neza nk'ifi. Ntago mani ntunzwe no kurya ibintu bitunga nyagira reka. Ngiye nubwo n'amandazi giye kareka ntago nazasaza gutyo. You must have plans. You can't just go home, you know. Cyangwa bikone gose mu kugira impango mugenderaho. Fucking, I don't know, what? Drive to France, spend a few weeks fucking about there. Bakagiye ngira ku ruhande. Batangiye gutinyamo. How long we got? You got 3 minutes. Shit. Tugenda se minota gaita tyonyine. Kwakazamutse. Barahemutse. Twatangiye nakaregeza imyazo bwabiganira. Nk'imyaka 15 ishize hari abantu bakomerekejwe, hari ababajwe. People got hurt. Shanya amafaranga nareka nkigendera tu. Urabiza katara amagara bajya soko. Akabo bahiye bashyushye bajya amafaranga barimo gushaka ngana yabo. Bakaje sanga amye zakwa muri ryamye hasi. Yetwa ryamye hasi banga bavanze ubuto na omo. Je kumureba mugenzi sandukira hari. He's nailed to the front. Nini winindera. Man. Oh, head. I'm so sorry, man. Oyo sibizimana ra. Fuck. Nindikira. Be happening, man. Byagenze bite? Sasa nyaza uno ganga batabare babajaje babahamagara bizimana bageze hanje sayo nubwo yafashwe. Zengo byanga byakomye umuntu wanganye nawe arimo arabatera intambwe imbere yabo. Arimo arabagenda imbere. Mate, from the car, you called him in the car, your mate? Yeah. Who knew that you knew him? No one. No one. Ye nta muntu ngaro biziko mfite telefone natso nanumugeze amenya ko namagaye mama magara bizimana ngadutabare. Gute ko yabaranga hambire muri kano kanya. In the sleep. Well, whatever it is, it don't fucking matter. He's still gonna. He can't breathe that shit, can he? Babwe ngo nagutabara. Afite amafaranga babigendere. Look, Dore bahari. cameras. Haya nano za kamera sha. Byanga byakora mugengana barimo kuturebera. Barafitwe. Wabaziye yabaziye. Bari imvemye Eddie unuzani inshuti yabo Eddie bizimana afashwe. Kandi bamutabaje. If we try and get you out of here, this track goes off. Amavana yuko se nitukuvana hanga tugejeje kwa kuvana twese turangirika turimbukire hamwe. Ihangane nta kundi wakira urwaje. I wish I could just walk away. I can't. Nanjye gose nifuza yaba nagenda nkagutabara gusa nyine ntago binshobokeye. Muvandimwe gose wihangane kuba nagutabaje nibyo nawe ugiye kuzira. It's harsh, I know. It's really fucking harsh, but Sanyine nakunda babizi nyine yose tubayemo byose nta kundi bayi na hesho. sorry. Wihangane sorry. Sanduku y'amafaranga amafaranga wigendere wihangane. Sasa dorenga amavuta arameneka ari menshi yivanze na bya omo. Ibondo y'umuntu uyavanaho. Kandi babibujijwe. Abasenzi ngo tanye gose kurenga ku mukino ngena babwiye. Kandi anga yitonze ne muzehe. Muzehe kabwana. Hano hari gisasu. Gisasu. Aho bizimana ari hakuno. Eh. Arashwanyuka. Nawe ndebere bishimisha abantu.
abona amafaranga rwambikanye amafaranga baye amafaranga bakaba yabonye ngayasha faranga arahari ndetse byose wageze gucana kugeza babeshya faranga na mayero nagara amapound na amayero mayero 10 byose bajye bapanga panga It's so easy. You're so abajinga mwe muzingo biroroshye gusa gutya ntago muri abakubona kanyaraje mbereke How far can we take this? I mean, what's next? Sko bakaje ya Jama faranga nayareka ngagenda my friend izi nkibera aho nuje niyo narya duce dushoboka ariko ntago ngiyereka reka aya ngani yurya umutima ukomanga bakageza nga parika akurikiye urufito ni varisi ya kane kesi ya kane kesi ni zirindwi kumbe asanga afagiye umugore wa mbere yari umugabo wa kabiri ngeze agakobwa none ari umugabo bizimana none anganyeza afungiye umugore bakaje rahambiriye bamucuma tubyaza bishingi byose ku mubiri wose birimo bya acide do baza ari no mwibagiro niba atari ibarizo Brazilits ntaye babona batize bazenye gutsa ko barizo byose na muntu babona mindani bakajanga aha shinge ngibyo waje kubayemewe umushinga witondeye neza mugezeho mico aramuzi sasa ndebere filmati hangane I can't fucking calm down. Nano waza mama mico tuza nago natuza mugeze mico aramuzi sheri Why am I here? sheri kuki ndanga Just get me out. sheri kwase mfasha mugeze baraziranye Sike Karen, sheri Karen look, there's a bomb behind you. ya nyuma hano icyasu cyari giteze Up there's a TV camera. kandi hariya ano hari kamera The guy who set all this up, byose byapanzwe he'll detonate that bomb if we try and get you out. ndetse ni gutabara hangaya cyo cyasu kiratuyikana ntera gutabara So call someone. basi nyuma basi amaga polisi sako nabare Someone? I don't know. sheri kwase giwa bagana nakwinginze Look, this isn't easy. Especially not for him. See this case? It's full of money. ya mukoro rwose ntabwo byoroshye And we need... one ivarisi yuzuye amafaranga Why didn't amafaranga arakenewe yakomeraga amafaranga aranduta ihangane nyine If we try to take this case, neto gutabara ivarisi tukicomara hanga hazwe tukigenda sigena urakira we can do about it. wewe wabaho sheri koko giye kunta Mitch? mico mbero mico myiza karame I don't know.
We separated. Abageze gusa ku maso ndi mu bitango ni Zed. Zed ari hehe? Zed twaratandukanye. Mitchell, just get me out of here, please. Mitchell rwose maranga ndakwinjiza byose rwose umugore ndetse mugenzi bari baratandukanye n'uyu mugabo nanone Mitchell ariko aza gusanga undi mugabo nanone. Nanone mugenzi nanone bagiye gura nanone. Sheri mfasha guswa wangundaga naraguta. No, don't go, please. Rwose mwisiga. We haven't got time. Batugende amasaha yakize tugende. Jina taye mwishwa wagire none naka guta umuntu mwakoranye va kumbesha tugende se gibesha tugende. Tugende hano ari gisasu tugende. Icyo wisara tugende uyagara tugende. Sasa mecha abonyanga w'umukunzi bakunanye kera baratandukana gusa abanyenzi batandukanyijwe n'iminsi. Nabizi iminsi ni imitindi. Ariko barakondanaga. Apfuka kono cya kamera. Musenze sha. Cyakonyesha kazi sakaje sasa naje nkwereke. Kazanye nkwereke sha. Icyo gisasu giye ko gisasu guturika tugende. Avanaho irazi ko ayenze ubwenge ko babori amurusha ubwenge nyiri gutega ibisasu bye. Sya umwanda. Sheri rwose mfasha. Nuko nagutengagira gusangira ngo uko nari nkwanze ni iminsi ya tubyongeragire bari baragufunze barakujyana nako barajyana. Zera murebye. Mitchell. Sorry. Babarira rwose kuba warasanze nagiye. It was over. Nako nyine nari nziko byarangiye kuko nyine nabonaga. We tried, Mitchell, we tried. Ndabizi. Ndabizi ko wankundaga. Gary. Ariko rwose Zedi Gari yarakunjyanye. Iyo byangije byose Gari ndetse yari mu kuri uyu nguyu Mitchell. World. Anyone. Look at you. Reba ukuntu umeze. You're my brother. Kwera mukuru wanjye. King Villa Mitch. Mitchell ko nubwo nyine yanjyanye nakundaga wowe. Nsuko wari ufunze udahari. Sa rero nyine ihangana nanjye ubundi warantaye bayi. Bagabo ni yewe nta mutima ata amafaranga y'igi nta kindi. Sheri nabarashire bako wanabaye koko. Byatinze hanga hamwe byose birahari. Bagabo rano umutindi. Dore ngo aramena aside munyezi ndani mu mugore ndani munuza mu mitsi yose. Arayipompa yitonze neza. Ya. Shijanga zirisunika. Rwose Sheri mbasha rwose nakwize polisi. Bagasotse uyataye mwishwa we baje mu job bataje gukina. Job ni ndya nkurye. Kazi karanga aha nime cyango yekenye fata tugende. Bayivaresi yakangahe nuko. Yagarutse indani. Nimba aje gusozera simbizi. Uswasi indani wese yarangiye tayari. Kesi ni zirindwi. Sheri urakoze. Yaramurashe. Napfa aribwa. Ndamwirangiriza. Aho gupfata kamba babaye yaramurasha mu mutwe. Bigira inzira. Nagumye kuribwa. Sasa anga akabwana yikanze mu banza bagabagize ngarakinisha imitima yabo n'uri amabuye. Tana kamera yishiranga rwose akomeza mwereki wapfuye. Nyiri kushaka kujyanga amashusho yose yabone birimo biraba. Bamuterekera kamera ngambere y'umuramba ubone bahuza amaso nakundi. Naboneka bayiteje zingara murabo ntago bahamuka. Imitima yabo yabaye ceribuye. Ni tafari. Abagingara ko ntacyo bikanga bahaze iki. Mugenzi ni Mitchell na mugenzi we Forode Karekezi. Bagabo bari ibyanga bafite imyezi y'amakuru bibagaragaza ko bigeze kwiba mu myaka ishize. Ibyo miliyari nyenye z'amayero. Birangira banishe mugenzi umuryango w'umuntu mu ngaruka zo kwiba. Kore n'umwana. Baginga sha muzambona. Mwese byose mwabitangije muzambona sha. Myaka 15 ishize byose byabaye. Ndetse ari umugenzi umuryango ugeze ku inzira karengane yo kwiba kwa bangaba. Kubagasotsa ganda nikose. Kubagasotse
Mugenzi Mico yaje ababaye ariko nta kundi. Bamenye ko umuntu bahanganye na bataro gukina ndetse nabazi bose. Azi byabo byinshi. Barashogoshera amafaranga barayashaka. Nta kuryama nta gusinzira baka amafaranga bayabonye. Faranga agomba aboneke. Neze Mico afite agahinda. Abonye umukunzi yakunze cyane abonye gusa mubonye apfa. Really believe that? Look, if this isn't finished today, we're going to find him and we're going to kill him. Umva, makapfuye ntabwo nibwo turi buryame, tumune kandi tumwishe. Urumva? Tumubone tunamwice. Ntabwo baza ari hehe. We yabakinnyi arabazi. Bakerekeye masari icuma. Telefone ndacyabayobora. Iraba yazana menshi byose ngo yahango yibereye. If you've been very quiet, Floyd, time to get you more involved. That's me. Yego ndakumva ni njyewe kabwana yego. Yes, I know. Yego ndabizi. I need just a little more time. I need another 24 hours. Nene mama ndi masaha make gusa nacyo turavuga okay sawa. Absolutely, of course. Amasaha 24 yonyine yego ndeko ko ndabyumva birakorwa ndabyumva. Yeah. Hobaje. Bambi yebone benshi. What are you looking for? I don't know. I feel like we're walking into the Dragon's Den every time we got to go with one of these cigarettes. Ati rwose mfite ikibazo kimwe cyonyine kineye guhangayika. We can do it to give us an edge. Aya mafaranga ameze nk'aho amatuganisha mu nzu y'intare. Yamugeze mu nzu y'inyamaswa y'inkazi. Turagana mu rupfu ngo tumushaka amafaranga. Baza kwenda ruhande. Kuva tondo ntago bararyama. Ngo baruhuki. Batembere igihugu cyo hafi ya cyose ngira ngo bagenda. Dore ko baje henshi. Hano baje uninze ushaje meze nk'itongo. Gusa bose arestaye. Ubica n'umuhanga we yaje yabyitondeye. Mugenzi bakaje. Mugenzi ari hebye none kurushaho. Amasegonda afite makeya. No gutabara ntabwo byemewe ntabwo bishoboke. Ni kabetezi. Freud ira hejuru myezo mbere n'umugore nanone. Ogore babaye bikiri. So you're right. Shit, I'm sorry. Yewe ihangana rumva. Njanga utoriva ari simyose kabeteze yasharira. Ubanze ingwambere ari mushiki we. Nyiye bakakana kapfuye. Agakobwa. I'm so sorry. Niyangane muvandimwe mushiki wanjye rwose mbabarire nanjye singira. What's going on? Wamugiye kibo kujya biranga muvandimwira. I don't know. Simbizi nanjye. Get me out this now, Flo. Bose nabara zose mambiranga amavisi nabara. We can't. Nanjye rwose nakora gutabara sinashobora gutabara. It's not that simple. Yesu ko natwe tubyanza gusa ntabwo byoroshye uri ihangana icyambere ni virus nitugenza. I don't understand.
basi mpande mbyumve unabare See that case? yera na ona ivari sanga nitugenza gusare hasi ari gisasu tugufashe gatoya atagiturika Take it. kandi abizi gose nta byarira mu nda yundi amagara yagiye mu kirere kira mutatabaraye nanjye rero ihangane Who wants that? Hasoko bwaretse baso barugereye kumva basimenyuye kunyica ninde nazo nago tumuzi Because he's trying to get to me. But you're gonna help me, right? basi baje muvandi If we try and get you out, ntabwo singejeje kuvana hangaha byansamba nanjye ubwanjye napfa gusa ubikora byose ngo yari kuri kamera rema tureba kiriya kiramutukana cya micombero bapferi benshi bantu enye zapfuye ndetse uyu wa gatanu You're doing a good job. nayo kaza kaza sha After the next one, that's when we make the move. hasigaye undi umwe asigaye tubone tugiye sasa cyo dukora sasa mugenzi wa mushoferi nabwo n'umugambanyi ni shoferi we all set up. yego nabyumva boss ntacyo rwose nugira ikibazo ndabikora neza boss nta kibazo kira kintu ni muzuri cya telefoni hasi ngo hasigaye umuntu umwe nibwo nabo bageze bari bugira icyo bakora yari mbere ya mushiki we akana ka mushiki we kapfuye areba Do this, haven't we? You can't do this. You can't kill me. mvani basi nyica mbere ko abandi banyica Rach, sawa Lloyd, look. I didn't leave you because I didn't love you. ati rwose mvani mwe ntabwo nagutaye ko nari inkwanzu urabizi neza I left because I couldn't watch you anymore. impamvu nagutaye nkagenda nuko nabonaga ko ntashaka kuguma kukureba You were always on self-destruct. iteka ryose wagometse nkaho uri bwawe urimo uriyica niyo mpamvu nagusize ndagenda siko nari inkwanze Always fucked up. waribaga aho urufungwa unywa ibimogi inzoga ari uko Even when you were big sweet. nyine gucyangana yakono hasi birasona tumuri varisi sasa mushiki yahambiriye ku maturunovisi arimo aramusya umutwe zamwinjiye indani mavisi yaramwije imyezi ngo yumva birarenze ibyo bakoze imyaka 15 ishize sinzi nibiki ibyo bakoze bituma uyu nawe abahemukira yivuye inyuma mugeze atitangira itama urumva bagezwe bakagiye rwose mwiza ko baranditse ati myose turatakara ntago wimenya Shit, I know. We've seen some bad stuff. bageze byagucanze nibwo umenya uri nande muri wowe nimba ukomeye cyangwa woroshye When we're done, when this is all finished, if we're still alive, we track down Lawson and we kill him. ati rwose byose nibirangira uriya mugeganya nzamwica birangiye sha nzamwitana sha umushenzi sha azambona ko bakerekeye genda ni kose hasiga abantu ebyiri Is this the last one? This is a 6 case. He said there was 7. I can't go through that again, Mitch. I can't do it. You've seen worse, mate. You've done worse. batangeze gushwana ntibasaga tubire ko natuya ntabwo tubireka twabitangiye reka tubirangize That was then. Then, now, who gives a fuck? You were a nasty fucker when you... ntabwo nahagarara sha n'ubundi twahemutse nta kundi amafaranga yacu ntabwo afite gusigara tuyajyane yose ubundi akenshi byaze ngo ibintu byihambiriyeho cyane mu isi But I've come birangira ubuze byose and I'm seeing it through and so... iyo ubonye byanze mugenzi rwose uri kwigendera ukazikana bakagiye ntibazwi na shoferi mugenzi ubwe bari batwaye ari umugambanyi niba wapanze na nyiri kubahana
kubakaje akazi ko kacyahari basigaje parisi ebyiri 2 cases barazamuka Who's left? Who would this be? Sungu yabarindira kumbe sasa no bigeze uri ndani we bintu byakomeye What's saying with you? Look, I'm sure it isn't. I'm sure it isn't. anacho gisozo gose byajya kuri ndani wenda nawe ntabwo tumusi nta kibazo batangiye bigeze abadanje ngo reka nge nta muryango ngira nta namuntu ufite gose njya nkumbura nta famille ngira igisura ntabaho ngenyine ni nyakamwe bataye umutwe bagasohotse zamuka bihuse cyasanga aha uno bagezeho we izo na nyatsi none birarenze we cha duriro kimuri kutwe byose mashini tubone bya duriro ringa bicukura byose bicukura imbaho n'ibyuma bitobora tukugucyo ku mutwe we Sorry. yazanga mugenzi ni Gary mukuru wa Micho ubwo mujyaniye umugore I'm not going to tell you it's not my fault. mvane gose yawe navuga kamusotara yanjye But I'm not the one doing this. byeze ni mukuru we baheruka byose byo Gary afungwa Do you think I'm capable of this? hanyuma byose byo nabikora mvane gose ngabwe mutse byeze hangana ubwo ndivuga ngo ndakwanga barashwanye bari baratangiye bapfa umugore ndetse asigabwe mukuru ati mwumubonye na kwica cyarafunzwe gihe mugeze gifungo ndi yarajyanye umugore barijyaniye kera we na Karen umwe apfuye imbere bamuteye bya side Doing Gary. This isn't us. We're here to help. rwose Gary byose nagaruka banyira bayazana Zedi we yihangane What's in the case? Ivare Sirimiki Money. ari amafaranga It's a lot of money. faranga menshi cyane I don't get it. none cyo giye kuzira We were robbed. That's our money. If we want it back, amafaranga nayo tuyashaka turagusiganga tunyere ko nibwo buryo bwonyine amafaranga tukayabona nibwo buryo bwonyine amafaranga yaboneka mu kuri twe turayajyana usigare kandi wihangana arahambiye myeza ku cyapu duriro Look, we need to get on. Where's Karen? kare nari he umugore ari he kare nari he umugore wawe cyangwa wacu yapfuye fucking daddy found her. kare ni yishwe sike That's not fucking fair. kare ni yapfuye That's yara umugore wabo bombi one Mitchell. Listen, we've got to get the fuck out of here. We need to decide what we're batugende The deal is, bavandi we take the case, your head gets screwed. nyeze twegose kesi yasha amafaranga turajyana wihangane nawe Bomb goes off, we're fucked. We all die. natwe byazambye kandi tukaba masozo tugasanga turapfa As if we just leave you here and walk off. sigaranga amahoro Imana ikurinde twe turagiye Many options. I'm screwed. okapfa we nonyishe shahu none bamwe ngo nibiki ngo nabandi bantu What's that camera for? He's watching us. umva rwose baraturogaze tuzi barimo kuducunga nta kintu twakora urumva twe nta kintu twakora rwose hangane Am I hesitating enough to give me time to get out of this fucking thing? ati rwose baye nkunda bakabe wahamvanye ariko nunkunda ndabizi Not. Well, we don't see that. oya nakwanga so banyuma mbere upfe n'undi benshi bapfe n'undi hangane I can't deal with this. cye ishindiro mugenzi nakundi It's not fucking. arasakuza ariko ntacyo bitanga I'm not watching my brother die. We're getting out of here together. nagumanga ngo mure mukuru wanjye apfa ngo bapfe nde basigarekana naye mutabare tujyanirane Notice. tabare mukuru uyu mukingare mubikira sendare mubiki bacane mashini Fucking do it! cyane ya duriru tangira amanuka n'igisasu We go or we die. yatsuka gatabaye byaranze ntabwo atabara mukuru n'umugenzi wawe byashoboka ngari igisasu aramusiga Hey, mate. Micho urakoze Micho Imana yawe kurinde Please.
on, you fucker! Naho sha. Nimwumve basha, mwumve sha. Sasa cyaragize. Iyi ni virus ya gatandatu nyeza sigemwe nyine ya karindwi. Ni virus zirindwi. Bakamanutse mugenzi. Araturutse. Yeah. Vandi agane nakundi. Ijobu ni ndyankurye. Now you understand it. Noko sha. Baso gumura byumva mici. Mico utanyereye kumva ko biryana sha. Bamaze ko ni virus zingahe? Standard. Squid case. 7 cases riko tukireba. Mavirus arindwi. Bakishije amasasu. Asinziriza yahusha. Amwe asinziriza. Mico baramurashe. Arashina shoferi. Akurikira kabetezi forode. Muginga gihera katankurikirana. Kiranga baraza. Shoferi. Kungu yagahonza arazenguruka. Azinga umujyara wuzi. Zenguruka hakurya garuka hanga imodoka hiri. Ngera monesha. Sanasiga micora ndamusiga buriya. Bagabo barakuze gusa amafaranga ni indyango rye baracyashakisha. Faranga si ikintu. Niyo mpamvu njyanaga amafaranga azatuma rwose mbe mu karekareka. Ntabwo nayo mukiri note. Navutse iwacu bazishaka basaza bakizishaka nanjye aracyashaka rekareka. Bakijanga tugende micu tugende. Yewe tugende se dusohoke tugende. Kirangane barakamutera. Sinzira. Ntabwo bitinisha inyemye zaraje. Yinje azingo yatetse umuntu mutwe akasi yazengurutse ku mugezi ngo yarahaza agaruka ni ahandi. Arabashorera. N'amafaranga yabo avunikiye na bene wabo bapfuye wabazere marabishyura. Nuko igenza. Mane bandi byatinze aracyakomeza. Bakaryamye byukiye abahambiriye. Basko bahageze. Mugeze ni Mico na Freud. Freud kabetezi. Ndetse imbere yabo hagati abanyazo yanuza abakino chess board ya chess board. Floyd. Yewe niki? Floyd. Yewe kakabete. Freud we. Forode. Forode arabyuka. Giza cyarahambiriye. Where are we? It looks like the place we stayed last night. Naracyaganga no cyaje twari twaraye rya joro. Yeah, it does. Nihora. Bugeza muso bari baraye bwa mbere no wabagaruye. Who's in on it? Yeah, it's coming back to me now. He shot us. Menya ko bugeza umushoferi wabo ari bayemukiye. Ndetse bugeza bombi yabarashe. Yabasinzirije. We've been properly fucking done over, mate. What's with the TV? Uskari televiziyo ni yiki? Bakiranga televiziyo iraka. Haza kabwana baramuzi. Good evening. Mwiriwe basha. Pain of knowing my family burned to death because two incompetent criminals. Mwabajinga ngo umuryango wanjye wose wahiriye mu nzu urashya urakongoka. Kubera mwebwe mwabasenzi mwe, you two incompetent criminals. What didn't belong to them.
is not made any less painful by knowing you have had the worst kuva uwo munsi umuryango wanjye pfa nemeje ko nanjye byanga byakunda nzishyura today. ndetse uyu munsi nabyishyura imyaka 15 ishize mu cyugiye mu mbishyure mu byumve. I have enjoyed watching it all. ndetse rwose nishimiye umukino mvuye gukina mbatesha umutwe wari uryoshye. Actions have reactions. And now you are at the end of your day, and one of you is about to be at the end of your life. murabizi teke byose umuntu akoze bigira ingaruka. Every action has a reaction. Tugiye sasa namwe mukano kanya umwe muri mwebwe uyu munsi no mugiye kuba umunsi wa nyuma na nyuma wo kubaho. In front of you is a chessboard. mugiye gukina umukino kuri iyo chessboard bari imbere. You each have 10 minutes. Ufite iminota 10 yo gukina umukino. And you must play. ndetse umwe akaba atsinze mugenzi we. If he wins. kandi mukine neza. You each have a case with a gun inside it. The winner's case will open. ndetse mwe sanga utsinda undi hari ngo ivarisi yaratavamo imbundi ndani. You can see there is another bomb. Right. ndetse rwose sanga mu ndebera hejuru yanjye hariho igisasu giteretseho. kirabara buri ko mukino mukinye nabi. cyo kirabara kimanuka. As soon as the game is finished, it will start counting down. zengo umwe arakira ndasigare. If more than one of you is still alive at the end of the time, it will explode. kandi biramuka igisasu kigejeje amasaha cyo na kiregeye iminota 10 nababwiye umwe mukiri bazima. mwembi murapfana nakundi. igisasu kirari cyo kirabateguye rwose kugira ngo kibarangize utsinda undi aramwici ko bimeze. Coming after me. ni mudatsindana igisasu kirabinkorera. CCTV footage of you killing your friends. Now I've got enough money to make sure. ndetse ikindi nta kimwe ngo mwankora muri kano kanya mfite amashusho agaragaza ko mwishe bagenzi banyu bagera kuri 6. ikindi nanone mfite amafaranga menshi yamvana hanganga hunga kuryo mutazijyana namwe menya unahungiye niyo ngo munshake mumbone. kandi nabatiza polisi ko mfite amashusho yanyu mwishe abantu bagera kuri bangahe 6 people. abantu 6. 2 minutes on the bomb's time. Sorry I can't be there in person. kandi mwihangane rwose ntabwo umukino wanyu urangira njye nyihari nabanagiye. sigaye mukine nashizanga bibacunga bibancungire. Sike sasa anga mico ubanza atazo gukina uyu mukino wa chess. We're fucked. Sike trafesha. One of us definitely is. byanga nyine bikunde mwe bwo garapfa. Indupfa ifasa kandi gupfuga ne biki. niba kina nabi amasegonda y'igisasu nyizaza voveni. Beginning of the game. nimba bahaye iminota 10 each move. niba kina nabi gatatu ubwo tayari mutumwe nabuvuyemo. Hit the button. Sigari 9. Well, so we've only got 10 minutes thinking time. Yeah. ndetse rwo sanga nta gutinda byo zakina ku masaha. Before we do this, are we really going to go through with it? I really think if I win up, I can't shoot you, Mitch. ati rwose Mitch ntabwo nakurasa byo bimenya kiri kare. You know what I mean, mate. This thing was never going to end well, was it? ati rwose ntabwo naswe bigenda nabi gutya Mitch nza kujya gushaka dukorane kano kazi. nabyo narinzi babarire. Couldn't ignore what happened. I enjoyed the job. Just like the old days. ati rwose umukino wose nawishimiye ndetse wanyukira imikino yacu ya kera twajyaga dukina ndabyibuka nawe ushaka amafaranga. Let's just get on with it. ntacyo nyine yakondeka dukine. mugenzi baraganiye basezeranaho sasa ngo urakanda ukine ndi nawe akandamya za kurya kine. nagutinda ukora analysis zitinda. wamugingana kwa saha yawe ngo ugebe neza. minota 2 vaho nakonyeza amasegonda ngavaho. I think the pawns. nakinye nawe akina neza. Not diagonal. I forgot, sorry.
hangane nyine ngo nkanze ku isaha yanjye ngo nibarire mwanye ndakw'ibyihangane uranyibye ngo nihangane sasa uyu ntagazi ukuna hanga abakina ntago chesa yisi ashira abonye kandanga ku isaha nabaratereka ashiraho. Can any of these jump over the pawns? Yataruka yego. Bishops are these ones. Iyi ngiyi bita bishop yataruka na nights zataruka. Nabi baramubarira kinyatariho kandi amasegonda abanyazanga babarira ari ku gisasu. Fuck. First enough for 20 seconds. Can't carry on like this way. Both blown to shit. Barakina kera baribye bagonga abanyaze umuryango w'umuntu ubwo rero n'umwana bahera mu modoka bari bagonza abangaba barimo barazira kabwana bamwica umugore n'umwana batabishaka aremera abahaba bayo gusaza ngo byange bikunde umunsi umwe azihorera. Abarakinira ku isaha ntago bakeneye meditation zitinda reka imwe bwo muri abarangwa reka maze mbare ndende banga utandi hano se ubwo ko ndagwamo neza ra cyangwa na abanyatayemo nabi kinahandi kinyi farashi os Where you fucking toast? That's every word. Your move. Clock's ticking. Sasa ameze bicona byazimize bakomeye kumukopesa. Ntago mukina wuzi gusa no kumubwiriza kina gutya bigenze gutya ngaho urabundiye. Cyangwa ni ahandi nimba rundi bwararibwa. Yari mvire ni kabeteze nkorikira. Cyakoze nta kindi arahirika. Fuck. Sike. Zero mjenzi na kundi niyo amagaje Michi muri umukino Micho. That was never going to happen, was it? No point in both of us dying. Seni byatinze ati ntago nakucajya kuzanya ngaha wakora icyo ushaka ubundi irafunguka iri mukavarisi na myenzi varisi ya karindwi niyo yari isigaye harimo imbundi 8 nta kuntu yaba yongoje mugenzi we asanga abakina umukino mugenzi ashaka amafaranga bayabone ngo namwice yarayimutunze sinzi nimba wakucemyeza umuntu mwakoranye ndayimutunga akazi bakoze kuri iyi nshuro ko bazakaririmba murase yasase niche Do it! sazarango bicane bamugongeye umuryango wira modoka cyo kimyeza arimo kubaziza
yarihaye yewe data we yewe mbega data we yareba namuze hareba kabwana cyonzi cyo byanga byakunanga uhavana turoma y'imyaka myinshi cyane genze byatinze amasaha yakicumye mugenzi forode kabete zisemye za ku ruhande hano hamwe mu kajaride yiryamiye zengo byanga byakuna bahamutaye ko yakaryamye abonye inshuti mugenzi pfa ndetse abonye mushiki wapfa nakana ka mushiki we nabandi bari inshuti ze ibyo yakoze cyane byamugarutse yakoze zamani faranga yavunikiye ntiyabashije kuyabyinira yagaruye ubwenge buna handi hano ku ruhande hahandi ubyuka isi yose irimo gutembera bone si yikaraga ko yakadenya amasari icuma kazuba kamuviraho nazwe yahageze twatangiye aganira ubuzima ni inyatsi ndetse ngwegeza ryubaho meze nkaho utakiri mu isi gusa bwo meze nko gucika gusa ku icumu survival uri murakira hamana kujya munyeza iminsi yawe yicume uri mu nyongezo kayagagurutse rimwe na rimwe life deals you a bad hand. hari igihe ubuzima bugukira ahantu habi This game we all play turns ugly. atuye umukino bose bakina nakwe dukina twese ukaba mubi kurushaho And people get hurt. ndetse iyo umukino ubaye mubi n'abantu barababazwa Jeje kabivuze yeza arikomereza banza yarasaze cyo gihe cyose nimba atarasaze ahanga ubikiragiye burundu nibyo abonye byaramurenze hari ibintu ubona mugenza kugira ngo uhube gusiga tubikiragiye burundu rwose uzongera kuvuga ko yakerekeye amafaranga yari ndyankurye abaye mu kekera ibyo kera ntibyagenze neza nimba ubutaha ziba simbizi gusa sinzi ko yakwiba ari wenyine bagenza nukugenze bakitaga 7 cases isanduku zirindwi yari Junior hamwe na African movie imani bandindire nawo butaha ndabakunda cyane nimba uzacukuza kurikira You survive. ati mbayeho kimara survivinga Not enough for me. nimo ndabaho ntazi ko mbayeho ng'umusabo mugenzi ndabaharu guhanyanyaza. And tasted the rewards. ndahatiriza gusa It just feels like iyo wazamutse mu isi ukisanga wamanutse birakurenga kandi biraryana abenshi batenda no kubyakira kuko wari umukiro ugakena bano batunze amafaranga asaza gukena ngo bakene bakira ubukene byari bigoranye amafaranga yarabaryoheye no mu myaka yabo ya za 70 barakiba aseke tarangirara ucyarangiye kweri Hayima komuze yakagiye yaragiye nguriya yinjira ishyamba Imana ishimwe yarangiye my friend izi ndongende byose ndabibye ndetse byose ukigenze bakitaga 7 cases sanduku zirindwi naho gutaha yari Junior hamwe na African movie ndabakunda cyane yeah okay